mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igamugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Nanjye mbifurije kugira Pasika nziza. And I wish you a happy Easter, all of you. Yesu azukire mu buzima bwanyu. May Jesus resurrect in your lives. Hallelujah. Hallelujah. Kigitondo cyiza Good morning to all of you. cya Pasika nanjye ndashima Imana cyane. So in this morning of Easter, I'm also delighted to thank the Lord. Ndashima Imana ko yaturinze tukaba tugejeje uyu mwanya twaduhagaze hano. And I thank the Lord that He had protected us and we are still alive here in front of you. Ndagira ngo mumpere Imana amashyi cyane. Please, let's clap for the Lord for that. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana kandi ko namwe yabarinze. I also thank the Lord that He protected you too. Ikaba yabahamagaye mukaba muri mu nzu yayo. And He called you this morning and you are in His church. Ntabwo ari ku bwanyu ahubwo ni ku bwayo. It's not on your own, but it's for His glory. Kuko niyo yabahamagaye. Because He's the one who invited you here today. Muyikomere amashyi nayo. Let's clap for the Lord one more time. Ndashimira n'umushumba mukuru we wabyemeye kugira ngo duhagarare hano tuganire ijambo I ry'Imana. also thank our bishop, he who allows us to stand here and then we share with you the word of the Lord. Ndashimira n'abandi bashumba n'abandi bakozi b'Imana babadusengeye kugira ngo n'uyu murimo nawo ukorwe. I also thank my fellow pastors who pray for us on a daily basis so that we keep standing here in front of you preaching. Hallelujah. Hallelujah. Iki gitondo cyiza So in this beautiful morning, hari ijambo umwuka yashyize ku mutima wanjye. there is a word that the Holy Spirit put on my Shaka heart. ko tuza kuganira. And it's the one I want us to discuss about today. Ndabasaba ngo muze kuntega amatwi. So I'm requesting you to please be attentive. Ndasaba umwuka wera mu byo mvuga mwebwe aze kubasobanurira birengejeho. And I'm requesting the Holy Spirit to even explain more to you. Uko ndajya mvuga nawe umwuka wera ajya gusobanurira kurenzeho. So as I will be talking, may the Holy Spirit keep explaining for you. Turaza kuganira ku mumaro cyangwa inyungu zo kuzuka kwa Yesu Kristo. We are going to discuss about the importance or the benefit of the resurrection of Christ. Umumaro wo kuzuka kwa Yesu Kristo. The importance of the resurrection of Christ. Inyungu zo kuzuka kwa Yesu Kristo. The importance of the resurrection of Christ. Kuki tubivuga? Why are we talking about this Kuki today? dushaka ko abantu babishyira mu mitima yabo? Why do you want people to put that in their hearts? Ndagira ngo ibyo bintu nawe uyu mwanya So I want you that even you today, ube maso. please be aware, Hallelujah. be attentive. Reka musomyi adufashe gusoma mu byanditswe ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. We are going to read the verse of Matthew chapter 28 from verse 1 up to Namwe 10. mubumbure Bibiliya zanyu abazifite mwese ndizera ko muzifite. Please, you to open your Bibles and let us read together. Umusomyi nasoma nawe ujye ukurikira. And as the reader is reading, may you also follow along with him. Nuko munsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika Mariya Magadalena na Mariya wa wundi bajya kureba cya gituro habaho igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze mureba aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezeza byinshi birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati nta mahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati mwitinya nimugende mubwire bene data baje i Galilaya niho bazambonera. Amen. 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 Reka bongere badusomere no muri Luka ibice 25 Luka ibice 24
ku murongo wa 25 kugeza ku 35. So we are going to also read Luke chapter 24, verse 24 up to 35. Luka 24 ibice 25 kugera ku 35. arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo yarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanura mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntimwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe tukiri mu nzira adusobanuye ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateraniye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekereza ibyababereyeho mu nzira n'uburyo bamenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Amen. Amen. Reka dusomere rimwe, asome n'undi murongo umwe mu Bakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere ibice 15. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 20 wonyine. So closing, he's going to read 1 Corinthians chapter 15, the verse of 20 only. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Amen. Amen. Ariko noneho Kristo now, yarazutse, Christ niwe is muganura resurrected. w'abasinziriye. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Nababwiye ngo tugiye kuganira ku mumaro cyangwa inyungu yo kuzuka kwa Yesu Kristo. So I told you that we are going to discuss about the importance or the benefits of Jesus Christ's resurrection. Ndaza kuvuga ibintu bitatu gusa. So I will base on 3 things only. Ndaza kuvuga kuzuka niki, We'll talk about what is resurrection, uburyo bwo kuzuka n'abantu bazutse bo muri Bibiliya, the way of resurrection and the people who were resurrected in the Bible, n'akamaro cyangwa se inyungu zo kuzuka kwa Yesu. and the importance of the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo ibyo bintu bifate turaza kubiganiraho. So I want you to keep that in mind because those are the things we're going to discuss about. Nakubaza wowe kuzuka niki? Starting, I would like to ask you, what is resurrection? Kuzuka ni ukuva mu rupfu So resurrection is coming from death, usubiye mu buzima. going back to life. Urupfu rugira gahunda rwo guheza umuntu ntabakiriho, akazima, akavaho rwose mu bitekerezo, mu mubiri, tukamwibagirwa. Iyo niyo gahunda y'urupfu. So the death has the way of keeping people dead, that they don't know anything else and all their plans are dead. Tumenye ko ari Satani wazanye gushaka kurema kutabaho k'umuntu. And we should keep in mind that it was the devil that brought death. Dukwiye kubisobanukirwa. So we need to know that. Ariko Yesu azutse, So when Jesus was resurrected, atangaza gusubirana ubuzima and then he proclaimed going back to life. twanyazwe n'urupfu. Going back to life that was taken away by Yesu niwe death. wenyine watangaje gusubirana ubuzima. Jesus is the only one who proclaimed life after death. Guzuka tuvuga Yesu avuga So the resurrection that Jesus talks about ni impinduramatwara is changing, yazanywe na Yesu is the change that was brought by yo Jesus, gusubirana ubundi buzima bushyashya. of gaining new life. Nta wundi muntu wari warigeze abivuga. No other people have spoken about this Yavuze ngo before. hazabaho ubundi buzima. Because he's the one who said that there will be another Yavuze ngo life. mu ijuru kwa data hari amazu meza. He said that in heaven there is Ibyo good, ni byo beautiful byiringiro houses. by'abamukurikiye. That's our joy that we know as who follow him. Hallelujah. Hallelujah. Kuzuka Resurrection ni impinduramatwara Satani cyangwa se isi cyangwa n'abandi bantu badashobora kwigana. is the change that the devil or any other person wouldn't be able Hallelujah. to copy. Hallelujah. Twese turi hano mu isi.
All of us, we are here on earth. tujya dusoma tukumva ibihangange cyangwa ibintu byose bikorwa hanze, We read and we know about things that people try to do. ariko nta n'umwe ushobora kwigana kuzuka. But nobody has ever attempted to copy resurrection. Haleluya. Hallelujah. Kuzuka rero So ni resurrection then ububasha Yesu afite bw'imbaraga ndengakamere. Yesu ashimwe cyane. is the power of Jesus Christ. Zo mu ijuru no mu isi zo gusubiza umuntu ubuzima. He was given that by the heaven to give life one more time. Haleluya. Hallelujah. Kuzuka Resurrection ni ukwigobotora cyangwa kwihambura cyangwa kwivana mu ngoyi y'ibyari bikuziritse. is to break the chain of what was is to break the chains of the things that were holding you. Ni Yesu wenyine watangaje uwo mushinga cyangwa iyo porogaramu yo kuzuka, And it's only Jesus Christ who had programmed that kandi program nta of muntu resurrection. n'umwe wabyigana. And nobody else can copy that. Reka mbabwire, Let me tell you something. ibintu byinshi Satani ajya ashobora kubyigana. A lot of the things the devil is sometimes able to copy them. Ejo bundi abaririmbyi baturirimbiye neza cyane bameze nk'abamarayika hano. A few days ago, you remember what happened on Kubatari Friday. bahari muzongeye murebe YouTube. Those who were not, those who were not Twaranezerewe present, cyane, we were Imana ibahe very umugisha. happy. May the God bless the singers. Haleluya. Hallelujah. Ariko mumenye ko Satani kuririmba ashobora kubyigana. But be aware that even the devil can copy Dushobora singing. kubona umuntu waririmbaga hano bugacya akajya kuririmbira Satani, We can see somebody who was singing kuko here ibyo today, Satani abyigana. and next day they go sing for the devil because the Satani devil ashobora can copy that. kwigana no kuvuga indimi. The devil can copy speaking in tongues. Satani yihindura umucyo ab'isi akabayobya. The devil can turn himself into light. Satani ni ikinyoma. The devil himself is a liar. Muzarebe ku isi hayobowe n'ikinyoma cyinshi cyane. And you should see that the earth is now Satani niwe se led by. w'icyo kinyoma. The devil is the father of the liar. Ariko twabonye ko hari ibintu Satani adashobora kwigana. But we know that there are things that the devil cannot Ibyo copy. bivugirwa mu bwami And bw'Imana. that's only spoken through the holy, Haleluya. the kingdom of the Lord. Ab'isi Hallelujah. ntibashobora kubivuga. The earthly people cannot talk about Ndagira ngo that. unyumve cyane, ab'isi ntibashobora kwigana ibya Yesu Kristo yashyizeho. The earthly people cannot copy what Jesus Christ has done. Ntashobora kwigana umushinga cyangwa porogaramu yo kuzuka ya Yesu. They cannot copy the program of resurrection of Tekereze Jesus cyane, Christ. abanyabwenge bavumbura byinshi, Think about the wise men. ariko sindabona bavumbuye kongera gusubiza umuntu ubuzima But I've never seen anybody copying resurrection cyangwa kumubwira ko hari ubundi buzima azabaho. or telling people that they Ni will have Yesu another wenyine life. ufite ubwo butware. It's only Hallelujah. Jesus who has that Ibyo capacity. nibyo mbatangariza muri iki gitondo. That's what I'm telling you this morning. Uwakirijwe agomba gutangaza iyo nkuru nziza. Those who are saved, they're supposed Nyuma to y'ubu proclaim buzima hari that. ubundi buzima. After this life, there is Yesu another life. watubanjirije yarapfuye, Jesus, who was there before us, ubu ari mu died, ijuru, but now he's in natwe heaven. tuzajyayo. We also find him in heaven. Abamwizera turabyiringira, And those who trust in that, kandi we uko believe it niko will come bimeze true. koko. And that's how it will happen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Nandi mbabwira ibintu nka bine Satani adashobora I kwigana. was telling you like 4 things that the devil cannot copy. Twihuse cyane. As we talk about those, Ntashobora kwigana guhimba umubiri ngo awushyireho. Satani ntashobora. he cannot create a human Ntashobora being. gushyiramo amaraso. He cannot put flesh in a body. Ntashobora kubikora. He cannot do that. Satani sekibi ntagira urukundo. He doesn't love. He doesn't have love. Ariko Yesu azutse yabwiye abe ati amahoro. But Jesus, when he was resurrected, Kandi he told his people, Bibiliya "Peace be tubwira ngo here." Imana yakunze abari mu isi cyane. And the Bible tells us that Ngo God so loved byatumye itanga umwana wayo those who were in the world, he gave kugira his ngo one. abamwizera batarimbuka. He gave his one son. Urwo ni urukundo Satani adashobora kwigana. That's love that the devil cannot copy. Ndashaka kuba wowe wamukurikiye. I'm telling you that you who followed Ntugire him, ubwoba. do not be afraid. Haleluya. Fear not. Ntugire Hallelujah. ubwoba. Fear not. Kuko Satani ntashobora kwigana urukundo rw'Imana. Because the devil cannot copy Ibyo the love akora of ni God. ikinyoma gusa by'akanya gato. All he do is lying. Ni ibyo ashukisha abantu hanze. And then that's what he Kuko does. ajya yihindura marayika w'umucyo. That's what he does to just... Haleluya. Hallelujah. Satani ntashobora kwigana kurema kuzuka. The devil cannot copy rising a person. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Reka turebe ku kindi cya kabiri nababwiye. We are going to talk about the second thing I told you. Kijyanye no kuzuka. And it's also about resurrection. Hari uburyo butatu ngiye kuvuga nihuse So there are 3 things I'm going to talk about bwo kuzuka. of
resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Uburyo bwa mbere The first way, hari ukuzuka uvuye mu cyaha. there is rising from sin. Bene data, My fellow brethren, buriya iyo dukijijwe, when we get saved, iyo twakiriye Yesu nk'umwami when n'umukiza, we receive Jesus Christ as the tuba Savior, tuzutse. we are now being resurrected. Tujya tuvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Some of us, we say that I will Ubwo never Yesu forget. yinjiraga muri nge, I will never forget the day I buriya received Christ. narakijijwe narazutse igihe nakizwaga. It means that I got Nawe resurrected igihe when I was saved. wakizwaga warazutse. Even you, when you got saved, Uko ni you resurrected. ukuzuka. Yesu ashimwe cyane. That resurrection, praise Ndagira ngo Jesus. kujye kugutangaza. So I would like, and I want us to proclaim Nawe that. ntujye ubyibagirwa nk'uriya And muririmbyi. do not forget that. Ujye uhora urimba iyo ndirimbo. Keep singing that song, Bizakubera inkomezi y'ubu buzima. and it will keep you going. Hallelujah. Hallelujah. Hari ukundi kuzuka And the second resurrection, kwagiye gukorwa tukakubona tukakumva. we heard about it, we read about it. Kuzuka k'umuntu wapfuye agasubirana uyu mubiri. The resurrection of a person who was dead and they come Akongera back to life. akagenda, akongera agakora imirimo isanzwe, uhinga akongera agahinga, ukura agakomeza agakura, They go back to life, they're resurrected, they go back to agakomeza work, imirimo ye. and they go back to work. Kuko Bibiliya irabatubwira abantu bazutse. And the Bible tells us about the people who were Hari benshi resurrected. igiye kubabwiramo bakeya nihuse. There are many of them, I'm only going to tell you a few. Bibiliya itubwira yuko Eliya yakoze ibitangaza birindwi. Muri ibyo bitangaza birindwi yazuyemo umuntu umwe. The Bible tells us that Elijah did 7 Uwo miracles, muntu aramuzura asubira mu buzima. and among the miracles, he Nuko resurrected nako one ni person. ukuzuka. That's also Hallelujah. resurrection. Hallelujah. Elisa wamusimbuye yakoze ibitangaza 14 azura abantu babiri. Elisa, who followed him, performed 14 miracles, and he resurrected 2 people. Muribuka wa mwana w'umushinemukazi dukunda kubivugaho cyane ukuntu yagiye akamwunamaho yababajwe nuko yapfuye, aramuzura, yarokira umwana arongera arakura asubira mu buzima. Yari yapfuye, Satani yamuvanye mu buzima, ariko Imana ikoresha Elisa aramuzura asubira mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uko nako ni ukuzuka. That's also resurrection. Petero akora umurimo w'Imana. When Peter was serving, Mu butumwa bwiza cyangwa ibitangaza byinshi yakoreshejwe, so among the miracles that he was able Bibiliya to itubwira perform, ko yazuye umuntu umwe. the Bible tells us that he was Yazuye also, Dorokasi. he resurrected Dorcas. Bamaze kumubwira ubuhamya bwe bw'imirimo myiza, When they told him what he did, Petero yarasenze, Dorokasi arazuka asubira mu mubiri. Peter prayed and Dorcas Asubira was muri ya mirimo resurrected. ye. And she went back to do her usual Hallelujah. things. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Mukomere Yesu amashyi. Mighty hand claps to the Lord. Ubuzima turimo tujya iyo twapfuye dushobora no kuzuka. In this life that we're in, sometimes when we are dead, we can even Hallelujah. resurrect. Hallelujah. Bibiliya itubwira ko na Pawulo hari umuntu yazuye. Even the Bible tells us that even Paul himself resurrected one person. Muribuka igihe yavugaga ubutumwa, Remember when he was doing evangelism, ngo umuntu witwa Utuku yari mu idirishya yikubita hasi arapfa. there was a person who was looking through the windows, he fell and died. Pawulo aramusengera asubira mu buzima. Paul prayed for that person and he came back Yesu to life. ashimwe. Praise Jesus. Tubona na Yesu And we know that Jesus, uwashyizeho iyi porogaramu, he who started uri this program, washyizeho iyi poroje he who started this yo project kuzuka, of nawe hari abantu resurrection, yazuye mu bitangaza yakoze. there are a number of people he resurrected in miracles that he Bibiliya itubwira performed. bamwe muri batatu, ngiye kuvuga nihuse. I'm going to tell you 3 of the people. Yesu yazuye Lazaro amaze iminsi napfuye. That's resurrected Lazarus after 4 Arabwa ngo days. nimumuhambure, amaze kumuhamagara izina. He called him in the name and told them, Abantu please remove the baratangara. clothes. People were astonished. Arabwa ngo ninjye gupfa no kuzuka. He said, I'm the death and I'm the way to Abantu life. baramwizera. And people believed in him. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu yazuye umwana wa Yayiro. Jesus resurrected the child Izo of... ni inkuru tuzi muri Bibiliya. Those are the stories we know in the Yesu Bible. yazuye na wa mwana w'umukecuru w'umupfakazi w'Inayini. And Jesus also resurrected the child of the widower. Nawe mwe mushobora gukomeza gushaka n'abandi bazutse. You can also do more research. Ibyo ni ibihamya byo kuzuka, umuntu yapfuye Satani yamukuye mu mubiri, Those are the facts of people who came back to life akongera akabaho. and then they came to life Ariko izo again. mbaraga zitangwa na Yesu wenyine. And those Uwo powers mwami only ni received through mumukomera Christ. amashyi. Let's clap for him. Yesu rero mu buzima bwe yabayeho, So Jesus, in the life that he lived, nawe yarapfuye arizura.
He died and then he resurrected. kuko yavuze ngo ningiye gupfa no kuzuka. Because he said, I am the death and I'm the Twaje life. kwizihiza Pasika uyu munsi. So today we came to celebrate Easter. Yesu ngo ku musaraba Jesus on the cross, yarapfuye. Ba Mariya Magadalena bari bahagaze hakurya ngo baramubona. He Aravuga died. ati byose birarangiye. he died and people said, it's Data over. umurimo wampaye ndawurangije. The mission you sent me to do is now accomplished. Abantu bibwira ko yapfuye koko ariko yarapfuye avuye mu mubiri ko nukuri. So people thought he was dead for sure, but he was Ariko ngo not. yahise amanuka But he went down. ngo ajye kuzimu. He went in hell. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo nibwo butware bwe bukomeye. That's now his power. Ajya kuzimu ngo yaka Satani imfunguzo. He went to hell and then brought back the keys. Arangije ngo afungurira abera bari bafungiraniwe kera. And then he opened for the saints Hallelujah. that were locked Niwe down. wenyine wakoze icyo kintu. He was the only one who was able to perform that. Nahoze ntekereza. I've been thinking, Avuga ngo buriya ni bande bafunguriwe mu bibiri tubwira. said, who are those people who got who Hahita doors nibaza got Abraham, opened? Abrahamu, ba Mosi, ba thought Samweli, ba about Dawudi. Abraham Ngo and abafunguriye baboneka mu murwa. They opened for them and they went Yesu in the gupfa city. kwe So his ni death ikintu gikomeye cyane. is something that was Kuko powerful yadukuriyeho urupfu rw'iteka. because he removed eternal Abo death. bera bari bagifungiraniwe hasi. They were still locked down in Bari heaven, bakiri in kuzimu. hell. They were still in hell. Mwibuke ko na Samweli bigize kumushikisha akaza akavuga tumamagariye iki. But remember, they even called Samuel. Abwira Sawuli yagiye kumushikisha. He told Mujye Saul and musoma tell him, Bibiliya. you should read your Bibles. Ariko ngo kuva icyo gihe But since then, umwami yari afite imfunguzo. the king had the keys. Amaze kuvuka ngo yavuze ngo mfite imfunguzo z'ijuru no ni kuzimu. When he was resurrected, he said, I have Uwo the keys to mwami niwe heaven. twizeye. And he's the one we Mu trust bantu rero into. yazuye harimo n'itsinda ry'abantu babonetse mu murwa Yesu yazuye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Icya gatatu The cyo kuzuka navugaga third thing about resurrection I was talking hari about ukuzuka utsinze urupfu iteka ryose. is now to resurrect, defeating eternal death. Ariko Yesu yazutse atsinze urupfu n'iteka ryose. And that's the one Jesus passed through. Ubuzima ntitugomba kubamo dufite ubwoba. We should not be afraid in this life. Yesu urupfu yarugize irembo. Because Jesus made Ariko death the way. tuzazukira kugira ubuzima bw'iteka ryose. And we know we are going to, when we resurrect, it will be for Kuko eternal life. uzuka wambaye umubiri wo kudapfa. Because when you resurrect, you now you're Uzuka immortal. wambaye ubwiza. You are now immortal. Uzuka ufite umubiri w'icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Uzuka ufite umubiri w'imbaraga. You're now powerful once you resurrect. Uzuka ufite umubiri wo gukiranuka. And you're now saved forever. Uwo niwo muzuko w'iteka ryose. And that's now the eternal Uko resurrection. kuzuka gutatu. So the three resurrections we are talking Hallelujah. about. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yesu hari amagambo atatu akomeye yavuze. There are three important words that Jesus talked Yatangaje about. akiri kumwe n'intumwa ze. He said those words when still with Mbere his yuko ajya gupfa. disciples before he died. Atararwana intambara, atararwana urugamba. So before the battle, Yabwiye ngo ngiye gupfa ariko kuwa mbere y'iminsi 7 tuzahurira i Galilaya. he told them, I am going to die, but the Monday of 7 days we'll meet in Niho Galilee. twasomye marayika abwira Mariya Magadalena ati genda ubabwire duhurire i Galilaya. That's where we read about Niwe when wenyine watangaje icyo kintu avuga ati ngiye gupfa ariko ku munsi wa 7 tuzahurira i Galilaya. he said, I am going to die, but on the 7th day we'll meet in Galilee. Arababwira ati hasigaye igihe gitoya umwanya mutoya bisi ntibambone ariko mwebwe muzambona kuko munyizeye. It's only a short time. The earthly people won't see me, but you will see me because you have trusted in me. Hallelujah. Hallelujah. Abizeye Yesu barongera bakamubona. Those who believe in Jesus, they keep seeing Muhumure. him. Twebwe dukozwe no kwizera. Fear not, for we are made Kuko through hari faith. bituma twizera. And we have things that Hari make us ibihamya. we have things that make us believe in the Lord. Nuko nyuma arapfa nkuko babibonye. So he died as we read. Amaze gupfa After dying, Bibiri tubwira yuko abayuda bahise bagenda bavuga ati wa muntu wigiraga Imana
yapfuye ibye byarangiye. The Bible tells us that people started slandering that he who said that he was God, he's now dead. Abafarisayo n'abandi bamugamba n'abanyamategeko bavuga ati wa muntu wavuze ngo azasenya urusengero arwubake mu minsi 3 yapfuye ibye byarangiye. The Pharisees say that he who said that he will build a church in 3 days, he's dead, it's finished. Hari ikindi cyiciro cy'abantu yaragiriye neza, yarakijije, yarazuye, nabo baravuze bati yapfuye wa muntu bababaye bagenda bafite agahinda kenshi bati bamugambaniye none bamwishe. And the people he had saved, the people he had fed, and the people he had resurrected, they were now weeping that he was dead. N'intumwa ze zagize ubwoba ziratitira ziravuga ngo wa mwami wacu tumaranye imyaka 3 n'igice nawe yapfuye. Even his disciples, they were like, our king, we spent like 3 years together, he's now dead. Ariko mwibuke ko ageze ku musaraba, But remember that when he was on the ngo cross, haje ubwira kabiri. it was dark. Hallelujah. Darkness came. Ubwira kabiri ni ikintu buri wese abona buza ku manywa. And darkness came when it's during the day. Ibyo byose byabereyeho kugira ngo bimenyekanishe umwami w'abami, The eclipse came for the glory of God. bimenyekanishe ibintu bikomeye yakoze. It came to remind us of the things that he was able to do. Hallelujah. Hallelujah. Dore ibintu bimwe byatumye atangaza urupfu rwe. Here are the 4 things of the things that made him proclaim his death. Nuko buriya Yesu akivuka kiri akana, So when he was still a baby, when he was born, yatsinze Satani. he defeated the devil. Muribuka yuko Herode yamuhize ashaka kumwica, Remember that the king Herod wanted to kill him. akica abana benshi munsi y'imyaka 2 bose. He killed all the boys that were born during that Ariko time. Yesu yaramutsinze icyo gihe But ntiyamwishe. Jesus won because he did not die. Ni nkuko nawe yakurinze muri za mpfu zose, It's the same way that he protected you from ukaba all the ukiriho death. kuko yakuremeye imirimo myiza ugomba kuzakora muri And you're Kristo. still alive to proclaim that he's Hallelujah. alive. Hallelujah. Yesu agiye gutangira umurimo we, When Jesus was about to start his yatangiranye amasengesho y'iminsi ministry, 40 mu he started butayu, with 40 days prayers, remember. ngo Satani aramugerageza. But the devil tried to try him. Yesu icyo gihe amutsindisha ibyanditswe. And Jesus defeated him Ayo makuru through murayazi scriptures. sinyatindaho. You know those news, I will not dwell on that. Bamubwiraga ngo haranditswe ngo. Because he kept saying, it is Hallelujah. written. Hallelujah. Yesu rero yarazi intege nkeya za Satani. Jesus also knew about the devil. Ikindi yabivugiraga mbere yo kujya gupfa, impamvu yabitangazaga, So the other reason he kept nuko proclaiming that yarazi ko azamutsindira amaze no gupfa. is because he knew that he will even defeat Yarazi him. ko azamwaka imfunguzo, He knew he would go and grab the yarazi ko keys. abamwizeye bose agiye kubakuraho urupfu. And he knows that whoever trusts in him will now live Hallelujah. for eternal life. Ibyo Hallelujah. byose ni ibihamya. So all of those are things that show us. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twasomye ngo Yesu mu gitondo, So we read that in the morning. Maria Magdalena, bamwe bavuga ngo ni mu museke, abandi ngo ni mu gitondo, abandi ni akazuba karashe. Some say it was at dawn, others say it was in the Ngo morning. Maria Magdalena arazinduka mu gitondo ngo yitwaje amavuta y'igiciro, yitwaje imibavu, agiye ku gituro. So Mary Magdalene and the other Mary was going to Ngo visit afite Jesus' ubwoba tomb. n'igishyika ngo akumbuye Yesu mu mutima we. And she missed Jesus in her heart. Yesu ujya ukumbura Yesu ukavuga uti ngiye kumureba. Do you miss Jesus and say that I'm going to look for him? Yarazi ko ari busange mumva akamusiga amavuta y'igituro. Umva icyo gitekerezo yari afite kubw'urukundo rwinshi yari afite. So for the love that she loves Jesus, she thought she was going to visit the tomb. Niyo mpamvu marayika yamubwiye That's why the angel told her, ngo Maria, ngo nzi ko ufite urukundo ukunda Yesu, Mary, I know that you love Jesus, ngo ariko Yesu ntakiri hano, but he's no longer here. ngo Yesu yazutse. He is risen. Hallelujah. Hallelujah. Ndabatangariza ko Yesu I yazutse. want to tell you that Jesus is risen. Ariko umva ikintu cyabaye akihagera, But the thing that happened when she reached, ngo haje umushyitsi mwinshi. there was earthquake. Bari bashyizeho abasirikare benshi bo kuharinda. There was a violent earthquake and they had a lot of army to guard Muribuka the ko bari tomb. bahashyizeho ngo ubushishi bahafunze cyane, bahafunze na siri niko nabyita, And you know they've sealed the tomb because they didn't believe that he would get out. ngo bafite ubwoba ko intumwa ziza kumwiba. They were afraid that the disciples can come and Niyo mpamvu steal the bashyizeho body. abarinzi benshi. And that's why they put a lot of guards. Ariko ngo igishyitsi kije, But when the earthquake ngo came, abarinzi bagwa hasi so the guards fell down. barasinzira. They fell asleep. Iyo Yesu yakuzukiyemo,
So when Jesus is resurrected abari within you, baguhambiriye barasinzira. those who were bonding you, they Turasenga sleep. ngo imbaraga z'umwijima We pray so that the power of the zikurinze devil ziguhambiriye that is bonding zisinziriye you, guhera mu izina they rya should Yesu. sleep in the name of Jesus. Ariko marayika ngo arahaboneka So the angel of God came abwira Mariya and told Mary, ati humura do not be afraid, witinya fear not, injira murebe enter and see. kuko cya gishyitsi cyatumye imva ifunguka. Because the earthquake removed the tomb Mariya stone. koko abona ntawe urimo. Mary, of course, saw that the tomb was Marayika empty. aramubwira niho twasomye ati genda ubwire intumwa That's where we read that the angel told him, go tell disciples, duhuriye i Galilaya let's meet in Galilee. nk'uko nari narabibabwiye As I mbere told them nk'uko before, narabitangaje. as I announced before, Reka nkubwire let me tell you, ibyo Yesu yagutangarije what God has talked to uzahura you, nabyo, what He has announced uzahura to you, you nabyo will meet them, wongera kwizera. you will meet them. Muri ubu bwami Just trust Him. tutandukanye n'ab'isi. We are different from earthly people. Ab'isi nta jambo ryo kuzuka bagira, Earthly people don't have words of nta jambo ryo resurrection. gusubira mu buzima They don't bagira. have words of resurrection. Twebwe dufite amagambo meza, But for us, we have good dufite ibyo words. dutangaza byiza We abaririmbyi, have announcements that we tell the tugatangaza people. kuzuka kwa Kristo We talk about Christ's resurrection kuko dufite amagambo yo kuzuka. because we have words of Dutangaza resurrection. kubaho nyuma y'ubu We buzima. announce life after Ab'isi icyo death. ntibakigira The earthly people don't have kuko that se Satani because the devil, their father, ntabyo ashoboye. is not able to do Hallelujah. that. Hallelujah. Mariya Magadalena ngo aragenda, Mary Magdalene went, ariko ngo ageze mu nzira but as she was on her way, umwami arongera aramubonekera. and then the king showed himself to her. Ndimo Hallelujah. ndumva uwo mwanya Do you imagine that in that time? ndashaka ko Yesu akubonekera I nawe. want Jesus to himself to you Muri today. ubu buzima ukeneye ko akubonekera In this life, you need Jesus. ukaza gutangaza inkuru nziza. And then you come and you testify. Yesu akubonekera azura ibyawe, May Jesus come and resurrect all the Yesu things that were akubonekera dead. gukiza, May He come and then heal you. Yesu akubonekera kura ibikurwanya, May He come and He fight for you. Yesu akubonekere umwakira nk'umwami n'umukiza. May Jesus come to you and then you receive Him as the King Hallelujah. of your life. Hallelujah. Iyi ni Pasika, This is Easter. turatangaza intsinzi. We are talking about victory. Kandi twasomye muri Luka, We also read in Luke, buriya ngo hari abagabo babiri barimo bagenda. so two men were walking. Yesu ashimwe cyane. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ngo uwitwa Kiriyopa n'undi batavuga izina, So as they were walking, ko barimo bagenda bajya Emawusi baganira ibya Yesu. Wari uwo munsi wa gatatu, wari kuri uyu munsi. they were discussing about Jesus. It was on this day, it was on the Hallelujah. third day. Ngo Hallelujah. Yesu araza arababonekera, Jesus came ngo arababwira ngo ibyo n'ibiki murimo kugenda muvuga. and He told them, what are you talking about? Bati ntabwo uzi ibyabaye, ni wowe wenyine uba hano i Nazareti utazi ibyabaye. And they said, you're the only one who's not aware of the news. Ati hari abantu b'abakuru b'amatorero, hari abantu b'abategetsi bagambaniye wa mwami wagiriraga abantu neza, kandi niwe twizeye ko ari we Kristo, wa wundi twabwiwe twasomye mu bitabo kuva mu itangiriro kugera mu isezerano rya kera ryose, none bamugambaniye bamwishe. There are people who came and killed our king. Hanyuma Yesu arabonekera ababwira ati mwabapfu mwe, And Jesus told them, ntabwo mwizera ibyo abahanuzi bavuze. what are you talking about? Don't you Ntabwo believe what the mwizeye prophet ko said? yavuze ko azapfa akazuka He said that he will die, but he will akaba ari we resurrect mwami. and he will become the king. Ibyo ntabwo mubyizeye. Don't you believe in that? Icyo nkundira Yesu, What I like about Jesus. ngo agenda nawe batamumenye, So as he was working with them, but they couldn't recognize him. ngo agenda basobanurira. So he Twabisomye hariya, kept reading for them. ngo basobanurira kuva mu bitabo bya Mose, And then he explained from the books of abasobanurira mu bihe Moses. bya Dawudi, He talked to them about the time of abasobanurira David. ibihe by'abahanuzi. He told him about the time of the prophets. Baranezerwa cyane. They were very happy. Ngo agiye kubacika, So when he was about to go, baramubwira bati reka tujyane, twari tugiye ahantu hariya. they invited him to come along with them where they Ngo were Yesu going. aremera barajyana bajya gusangira. Jesus accepted. They went together. Ngo amanyagura umutsima arawubaha. So he cut the bread. Batangiye kurya, As they started to eat, ngo bahita bamubura.
he disappeared. bahita bavuga tuzi ko igihe twari kumwe And they say, do you know the time we were with dufite him? umunezero udasanzwe. We had clean hearts. Iyo uri kumwe na Yesu ugira umunezero. When you're with Jesus, you have a clean heart. Haleluya. Hallelujah. mukomere uwo mwami wacu amashyi. Let's clap for our Yesu King. ashimwe cyane. Praise Jesus. ndakwifuza umunezero wa Yesu Kristo. I pray Jesus' peace be upon you. ndakwifuriza amahoro yatangaje. I'm praying that his peace be kuko abo upon you. yabonekeye bose Because those who saw him, yarabwiye agata amahoro abe muri mwe. he kept saying, may peace Yesu be ashimwe upon cyane. you. Praise ku Jesus. munsi nk'uyu On this day, ndabatangariza amahoro ya I am Kristo. announcing God's peace on your kuko lives. n'igihe yabonekeye intumwa Because even when he showed himself to yasanze the zitari disciples, zabyemera neza. they were still, they didn't accept that it was true. asanga zigifite ubwoba. So they were still afraid. ibitera ubwoba ni byinshi mu isi, So things that will fear us are a ariko lot. Yesu azatangaza amahoro. But when Jesus comes, isi he ntishobora proclaims kuguha peace. amahoro Yesu atanga. The earth cannot give you the peace that ibibazo God byose gives. ufite All the problems that you have, ni Yesu wenyine waguha amahoro yo kubicamo. only Jesus can give you the peace Kubera to endure iki? them. Why? afite ibikoresho byose Because he has all byo the kugukura tools. muri ibyo bibazo. All the tools to remove afite you. imbaraga n'ubutware He n'ubushobozi has the power byo kugukura muri ibyo bibazo. to remove you from those problems. muribuka neza igihe Yohana bari baramufungiye mu kirwa cy'Ipatimo. Do you remember when John was captured? Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. igihe yari afungiye mu kirwa cy'Ipatimo He was on an island in ngo ari mu Patmos. gahinda kenshi, And then he was ngo really umwami devastated. yaramubonekeye So the king showed himself ngo aramubwira and said, ngo ni njyewe it's me. tangiriro nkaba n'iherezo. I am the Alpha and the Omega. Haleluya. Hallelujah. ngo nari narapfuye none ndiho, I died, but I'm now alive. ngo mfite imfunguzo z'ijuru n'isi. I have the keys of heaven. ndabatangariza ko So I am announcing to you, umwami twakurikiye the king that you have followed, afite imfunguzo z'ijuru he n'isi. has the keys of ibyo heaven and byandike earth. ku mutima wawe. Please write that on no your heart fear. and do not fear. ntawugenge kugira ubwoba. Do not fear. umwami twakurikiye The king we have ni followed umwami w'amahoro. is the king of peace. ese ndashaka kukubaza, I want to ask you, urumva urusha ubwoba ziriya ntumwa zari zabonye umwami wabo amaze gupfa? do you think that you're afraid than the disciples who saw their king n'ibintu dying? byose yarabasezeranije. After all the promises he had made to them, urumva ufite ubwoba? do you think that you're afraid than them? ariko yabagezeho ababwira ati amahoro. But when he came, he said, peace ati be amahoro upon abe muri you. mwe. He said, may peace be upon you. atangije abaha umurimo. And then he gave them work to do. abwira ati mugende muvuge ibyo nababwiye byose. Go and preach everything that I told you. kuko yari afite imbaraga, Because he had the power, amaze kwakira imbaraga z'ijuru he n'isi. had now received the power from heaven. kuko yarababwiye ngo ubu ngubu naratsinze, Because he told them that I'm now victorious, I've mfite won. ubutware bwo mu isi no mu I ijuru. have the power over earth and heaven. mugende muvuge ibyo nababwiye So go byose. tell them what I told you. ibyo bintu ntabwo byari byoroshye kubyumva, It was not easy to understand that kubera yuko bari bafite abantu nabo bashaka kubahiga. because they had other people who were ariko pushing them. yarababwiye ngo nzaboherereza umwuka But he wera. said, I will send you the Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. yesu nabohereza umwuka wera. May Jesus wo give you the kubamara Holy ubwoba. Spirit to take fear from you. ubwoba bw'ubuzima, The fear about life, ubwoba bw'ibibazo, the fear about ubwoba future, bw'indwara, the fear about sickness and ibiduteye ubwoba diseases. byose. Everything that fear you, yesu afite imbaraga byo kubimara. Jesus has the power to remove them. yesu watsinze urupfu. Because he defeated death. haleluya. Hallelujah. urubori rw'urupfu yararunize aratwegereza umurwa Siyoni. So he now removed death, the power from death, and then we are now closer to Zion. twegereye imbabazi z'Imana We are now zituma closer. tudashiraho. We are now closer to the mercy of haleluya. God. ibyo ni ibintu Hallelujah. yatangaje, twegerejwe imbabazi z'Imana Those are zituma the things that he tudashiraho. announced. haleluya. Hallelujah. twegerejwe rwa rurembo Siyoni, We are now closer to Zion. twegerejwe iteraniro ry'abera. We are now closer to Zion. haleluya. Hallelujah. amina amina. Amen. mukomere Imana amashyi Mighty cyane. hand claps to the Lord. haleluya. Hallelujah. yesu asezera ku ntumwa bwa nyuma, So when Jesus was about to be ni taken to akantu heaven, gato yashaka kubabwiraho. there is a small thing I want to tell you. akiri muzima nahisubiye inyuma gato. When he was still alive, muribuka babwira ngo mujye gutegura ibyo tuza kwa Pasika, ngo kwa ntuza
hanyuma bakaza kujyayo ku mugoroba bagasangira bwa nyuma. Do you remember what happened to the last Passover? Ngo nuko bagiye kurya bagiye ku meza, So as they were about to eat, ngo afata umukati, he took the bread ngo arawumanyagura, and then he cut it wawuhereza abigishwa and be, gave it to his disciples arababwira ngo and said, iri ni isezerano ryanjye rishya. this is my new covenant. Umwami tuvuga niwe wazanye Nouveau Testament. It means that he's the one who brought the Icyo new gihe covenant. yararemye isezerano rishya. He was now in the New Testament. Avuga ngo uyu ni umubiri He wanjye told them, this is my body ugiye kubatangirwa. that's going to be given for you. Arangije ngo abahana na divayi. And then he even gave them Naye wine. arayisengera. He prayed over Avuga it. ngo aya ni amaraso And he yanjye said, this is my blood agiye kubamenerwa. that's going to be poured Mukomere for uwo you. mwami amashyi. Let's clap for that king. Yari arimo atangaza So he was announcing kwima ingoma kwe. his throne. Uyu mwami arantangaza. This king astonished me every time. Yimye ingoma atamenya amaraso y'abandi. He even went on throne without battle. Abisi kugira ngo bafate ingoma So you know that the earthly kings, batanga abandi. most of the time they Harabo give others, they batanga. give souls. Hari abandi babipfira Other people they die kugira for ngo them to abisi be on bashobore throne, gutegeka no kuyobora. so that the earthly people will be Ariko able uyu to go on mwami throne. yatanze ubugingo bwe, But he gave up, he gave yatanze his own umubiri life, we, he gave his own yatanze body, amaraso he ye, gave his own ngo blood. agiye kumeneka ku bwanyu. It was going to be poured Uyu for us, mubiri ugiye gushwanyaguzwa ku and bwanyu. this body is going to be beaten for Umwami you. wimye ingoma Imagine the king atamenya amaraso y'abandi. he's the only king who went on throne without death. Niko yavuze ngo mugende mubitangariza That's why abandi. he told them, go announce that to others. Nibajije impamvu Mariya Magadalena na Mariya wundi aribo bagiye ku gituro bwa mbere. So I was wondering, why did Mary and Mary Magdalena Ahabwa go mugende to the tomb mubivuge. first? Nibaza ko ari uko yari azi ko burya abamama bazi gutanga inkuru I know cyane. it's because women know how to give Ariko yabwiye ngo gist. mugende muvuge inkuru She nziza. told them, go and announce the Namwe news. ndabwiye mugende muvuge inkuru nziza. So you to go and announce the news. Y'umuzuko Go announce the wa news of Yesu resurrection Kristo. of Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Yesu watanganyagujwe umubiri we Jesus, whose body was, akamena amaraso ye whose blood was kugira ngo njyewe nawe poured, so that you and I dukire. get Buriya ngo saved. yaragufashe So it means he ngo took you arakumira and then he amira swallowed ibyaha you. byawe He swallowed all your kugira ngo sins rwa rupfu rutaduherana ikuzimu. so that the death won't keep you Ibyo forever. murabyizeye? Do you believe in that? Haleluya. Hallelujah. Amina amina. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo mutangaze inkuru So I nziza. want you to announce Bene good data news. mujye mutangaza inkuru nziza. Please, brethren, you should be able to announce good Kuko hari news. n'abadatangaza inkuru Because there nziza. are even some of you who don't announce the good Hari news. abavuga byacitse gusa. There are those who say that Ariko we are dying. ndabifuriza gutangaza inkuru But I nziza. pray that you be able to Yesu give ashimwe good cyane. news. Hallelujah. Umunsi ngo Mariya Magadalena bajya kumureba, So on the day that Mary Magdalene went to see, abagabo bari bafite ubwoba. men were terrified. Bagabo bene data bagenzi banjye, Men, dear brethren, ba Petero n'abandi bari bagiye kwihisha, Peter and others had gone, ariko Mariya Magadalena n'abandi ngo nibo bazindutse kujya kureba. but Mary and others, the women, were the one to go first to the tomb. Haleluya. Hallelujah. Abamama Imana ibahe umugisha May cyane, God bless women. kuko abamama nibo batubyara. May God bless women because they are the Abamama ni one who bashiki brought us. bacu. They are our Abamama sisters. n'abagore bacu. They are our wives. Imana ibahe May umugisha. God bless them abundantly. Ariko mujye mutangaza inkuru nziza. But also be able to announce good Yesu ashimwe news. cyane. Amen. Mugire ibanga aho mugomba kurigira. And you should remember to keep Mutangaze ibigomba secrets when needed gutangazwa. and Mutangaze inkuru nziza. discern what is need to be shared. Ngo hari umugabo umwe, ni igitekerezo ariko So there is this parable. cyo ntabwo cyanditse muri It's Bibiliya, not written in the Bible. washatse kureba ko umugore we yaba agira ibanga. There's a man who wanted to test if the Ngo wife umunsi umwe yamubwiye ati ngwino hano, was able to keep secrets. He Ati, said, "Ngwino, come, nkubwire, come, I need to madame." tell you something, my dear wife. atuzi ibintu byabaye. Do Undi you know what ati happened? uramenya ariko But ntuzabibwire mama wawe, don't tell it to your mom. namuganira cyane, ntuzabibwire nyoko bukwe, Don't tell it to ntuzabibwire na za nshuti zawe. don't tell it to your friends. Don't tell it Uzi to ibintu anybody. byambayeho. Do you know what happened? Atuzi ko nagiye kubona, Do you know that I saw? ati nkabona nteye igi nk'iry'inkoko. Do you know that I hacked an egg? Ati nagiye hariya mbona mfite igi. I went and I hacked an Ati egg. mbona azanye igi, ati ngiri. I have an egg. Ngo Please take a ararimwereka. look at it. Ariko ndakwinginze ntuzabivuge. But I'm begging you, please, it should be Ntuzabivuge. kept between us.
You shouldn't say about this. ariko umva umugore uko yabigenje But do you know what the wife did indeed? ngo bwarakeye umugore bimwanga mu So nda the next day, the wife couldn't keep that for agatambuka mu herself. cyumba She could go in the room agatekereza ko igihe yabonanye and then umugabo think about the egg that he saw that the wife had. agategereza umugabo yateye And igi then she would like, how did my husband hack and wakumva lay an egg?" biramucanze And she couldn't know. hashira iminsi ibiri After 2 days, agasasa abitekereza it kept staying on her bimwanga mind. mu nda But then she ngo couldn't ku bear it munsi wa anymore. ku munsi wa gatatu On the 3rd day, ngo ahuye na mugenzi we bakundaga kugendana baganira utuntu when she twose met her best friend, ngo bimwanga mu nda she couldn't keep it bamubwira ngo anymore. urabizi Do you know? gusa ibintu byatubayeho Do you know what happened? umugabo wanjye yahuye n'ishyano My husband, ngo uzi ko yateye iki do you know he lay an egg? atari kumbabarire But please, ntuzabivuge don't say that. ntuzabivuge It should be a secret. ariko umudamu yageze mu rugo But when the wife got home, we ntiyabyihanganiye iryo joro aganira n'umugabo we the best friend to whom she gave the yazavuga secret, ati kwa kana koze ishyano do you ry'ababyeyi know what happened to this friend? bwarakeye na mugabo abijyana mu kabari Even the next day, the husband brought it to wa the bar. muntu wamuhaye ibanga ngo yo kuzabivuga So the person who trusted in her yabikuye mu kabari now went to the bar and had that the ariko news mwenda was babwira all ngo over ugende the place. muvuge inkuru nziza But for you, I'm not telling you to keep quiet. Hallelujah. Go announce the good news. ndabwira mugende muvuge inkuru Go nziza announce the good news. twihuse tugana ku musozi As we close, as we wind up, rero navuze ko nza kuvuga ku nyungu zo kuzuka I say that we will talk about the importance of ni resurrection. byinshi reka mbivuge nihuta It's a lot, but let's summarize. inyungu zako ndabisoma nihuta I'll just read about them quickly. kuzuka kwa yesu So, the resurrection of Jesus Christ gukuraho imbaraga z'ubwoba mu buzima removed the power of fear over our lives. kwakuyeho ubwoba bwari mu ntumwa It removed the fear that was over the nawe uyu disciples. munsi kuzuka kwa yesu kugukureho ubwoba bw'ibyo ufite Even you today, may the resurrection of Christ remove all the fear you have kuzuka in kwa your yesu life. kudukureho gukorwa n'isoni The resurrection of Jesus Christ kubera removed- yuko because ibyakadukojeje isoni birahari yes, we have a lot of things ariko umuzuko wa that yesu slander us, but the resurrection of ubidukureho Christ rwose remove everything. Hallelujah. Hallelujah. kuzuka kwa yesu The resurrection ni of Christ urufunguzo rw'isezerano rishya is the key to the New Testament. ni urufunguzo rwa nouveau testament It's the key to the New twinjiye mu Testament. isezerano rishya bene We data now entered in the New Testament. kuzuka kwa yesu The resurrection of Christ ni urufatiro rwo kwizera is now the ni foundation of urufatiro faith. rw'abizera It's the iyo foundtion of yesu faith. atazuka ntacyo tuba When tuvuga Jesus wouldn't resurrect, wouldn't have word in this word. aba ameze kimwe na ba elisha He will be like aba ameze kimwe Elijah. na ba eliya He will be together the Ari- same as Elijah. ariko kuko ahawe urufunguzo rwo mu ijuru no mu But now isi that he has the key of heaven and earth, haleluya hallelujah, bitubera urufatiro rw'abizera it's now the foundation of all the believers. kuzuka kwa yesu Resurrection of Christ, ni imbaraga z'ubutumwa bwiza power of good news. ntacyo twari kuba tuvuga We wouldn't have iyo aza any kuba word atarazutse if he hadn't niho risen. dukura imbaraga abavugabutumwa That's where the Ni evangelists umuzuko we. get power through his resurrection. haleluya Hallelujah. umuzuko wa yesu The resurrection of Christ niryo tangiro ry'ubuzima bushya is now the start to new life. tuba twinjiye mu buzima bushya We now enter into new life. kuzuka kwa yesu nibwo butsinzi The resurrection of Christ is the victory tugendana buri gihe that cyose we walk with every day. kuzuka kwa yesu The resurrection of Christ kuturemera ibyiringiro creates faith cy'uko bene data that our siblings, abavandimwe bacu abapfuye bizeye those who died babandi in faith, bose uzi bapfuye bizeye the one you know that died kuzuka in kwa faith, yesu the resurrection of Christ kuduhamiriza ko tuzabana iteka ryose makes us believe that he will Hallelujah. also resurrect. Hallelujah. pawulo yarabihishuriwe cyane Paul saw that. niwe wabivuzeho cyane He's the one who talked about uko that. tuzazuka That when ngo we n'abapfuye resurrect, bazatubanziriza even those who ngo died natwe before bazaba us, bakiriho even those who will still be kuzuka alive. kwa yesu kuduhamiriza ko tuzabana mu mudendezo So the resurrection of Christ shows what we will tuzaba have muri another ya life. mazu meza We will live in the beautiful house. ya mazu meza yesu The yaduteguriye beautiful houses that Yesu Christ has ntabwo prepared for abeshya. us. Jesus is not yesu a ashimwe liar. cyane Praise Jesus.
kuzuka kwa Yesu ni ikimenyetso simusiga The resurrection of Christ is a cyo symptom gutsindwa kwa Satani. of the defeat of the devil. Haleluya. Hallelujah. Amina, amina. Amen. Tugana ku musozo, As we are now winding up, hari ibitondo bine nshaka kuvugaho nihuta tugasoza. there are 4 things I would like us to talk about and we wind Ndabivuga up. gusa ntago njya I kubisobanura. will not explain, I will not go into Ndagira ngo nawe deep. ibyo bitondo bijye bigutangaza. So I would want you to keep that in your mind. Igitondo wakirijwemo kijye gihora May kigutangaza. the morning you received salvation keep astonishing you. Cya gitondo Yesu yazutsemo kijye May the kigutangaza. morning in which Jesus Christ Nanjye resurrected keep kirantangaza that in rwose. mind. I too, it keep astonishing me. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Cya gitondo Yesu yafunguriye babera bose. The morning in which Christ opened the door of Yafunguriye hell. ba Aburahamu na ba Samweli Opened for someone and Dawudi Abraham and n'abandi bose. David and others. za ntwari zo kwizera zose. All those heroes of faith. Kijye kigutangaza. May that morning, may you keep that morning Yesu in your ashimwe mind. cyane. Praise Jesus. Hasikaye ikindi gitondo kimwe And now we are going to talk about the last kizadutangaza twagiye morning. mu bwami bwo mu And that's ijuru. the morning in which we go to Abizeye Yesu heaven. tuzajya mu ijuru. Those who believe in Christ will go in Tuzazuka heaven. umuzuko wo kutongera gupfa. When we will resurrect, we won't die ever Hallelujah. again. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Amina. Amen. Yesu amaze kuzuka So Jesus, when he was risen, yeretse abigishwa be he showed himself to his disciples bari bari mu bwoba. when they were fearing. Amaze kubiyereka So when he showed himself to them, yarabahumurije. he told them, Arababwira ati amahoro. have peace. Yesu amaze kuzuka When Jesus was resurrected, yabahaye ubutware. he gave them power. Bwa butware yababwiraga yarabubasigiye. So the power he kept talking to them, he Ndababwira now yu- left it with them. Umwizeye wese ubwo butware arabugendana. And whoever trusts Jesus Hari has ibyo now that power. ntavuze ngo The wa- things- ngo wa mwenda ukingirije ahera I didn't say that the cloth ngo watabutsemo kabiri was split into 2, kugira ngo umwizera wese ashobore kumugeraho. so that whoever trusts him may be able to reach him. Igihe yababwiraga ati amahoro ni ukugira ngo amahoro abe muri bo. When he told them about peace, was for the peace to be upon them. Yesu amaze kuzuka yabasigiye umwuka wera. When Jesus was resurrected, he now Yesu gave them the ashimwe Holy cyane. Spirit. Yesu amaze kuzuka When he was resurrected, yabahaye ubutware nk'uko nababwiraga. he gave them power, as I told Ese you. ibyo urabyizeye? Do you trust in that? Do you believe in that? Izo mbaraga zazuye Yesu The power that was able to ndashaka resurrect kubabwira ko Christ, zidukoreramo n'uyu munsi. I'm telling you that they work within us. Nizo zakoreyemo Pawulo, It's the power that worked nizo within Paul. zakoreyemo Petero n'izindi ntumwa. It's the power that worked within Peter Natwe uyu and other munsi nizo apostles. zidukoreramo. Even us today is the same power that Ese operates wizeye within us. ibyo? Do you trust that? Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo muri uyu mwanya I want us in this time, dusenge. we are going to pray. Dusenge kugira ngo We are going to pray so that uyu muzuko wa Kristo this resurrection of Christ ukubera imbaraga. may become your strength, Ziriya mbaraga may become the strength that resurrected him. zikugenderemo nawe. May it work within you. Zigukize ubwoba. May it cure faith, Ziguhe fear. guhaguruka. May it make you stand. Zigukize uburwayi. May it heal you, Nawe zigukureho ubwoba bw'urupfu. so that it also remove the fear of death. Zigukureho ubwoba bw'ubuzima bw'ejo May hazaza. the power of that resurrected Christ make you not Hallelujah. fear about the future. Mbere y'uko nsenga But before I pray, kugira ngo sabe niba hari abashaka kwakira Yesu nk'umwami I n'umukiza want that if there is anybody who wants to receive Christ bazamura akaboko as the King or the Savior of their Nabo life, please bakakira raise your arm, nabo bakakira kuzuka raise your hand and receive bakakira resurrection. kuzuka Receive your hand and bazamura receive akaboko kabo resurrection. gusa Raise your hand nabo only bakira umuzuko wa Yesu Kristo and receive the Christ resurrection. kuko nababwiye ngo ibi ntago bivugirwa hanze. Because I told you that you will not hear Mu this isi in the ntago world. bavuga kuzuka, In the earth, they don't talk about resurrection. byose biravugwa They talk about everything else, ariko ntibavuga kongera kubaho.
but they don't talk about life after yesu death. ashimwe cyane. Praise Jesus. Niba hari uwazamuye akaboko nahaguruke, If there is somebody who raised their arm, may them stand. tumwakire mu Let's mukomere amashyi yesu. welcome them and clap for them. Imana iguhe umugisha. May God bless you. natwe twese nuko byagenze. This is how all of us started. kumvisha amakuru y'umwami, We had the news about the king. turayizera, We believed in the news. tuba tuvuye mu byaha. And then we left yesu ashimwe sins. cyane. Hallelujah. turamwizera uwo mwami, We believe in tuba that king. turazutse. And then we were resurrected. haleluya. Hallelujah. niba hari undi nawe naze, If there is another one, they niba hari could undi also naze, come. If there agenda is another atangaza one, intsinzi. please come and Imana imuhe declare umugisha. victory. ndagira ngo twambare imbaraga zo kwamamaza intsinzi, I want us to wear strength to spread the gospel. intsinzi y'umwami wacu The yesu victory kirisito. of Jesus Christ. aba nabo barazutse. These two are natwe now nuko twazutse risen. inshuti yanjye. This is how we were also risen. haleluya. Hallelujah. yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. reka nsaba umushumba ze, revera aze agira amagambo ababwira. yesu ashimwe cyane. Amen. haleluya. Hallelujah. reka tubafashe kwatura tubasengere. ariko birashoboka ko nawe waba ukibitekerezaho wahaguruka rwose It's ukaza. possible that some of you are still battling with your hearts. niba wumva wakwakira yesu nk'umwami If you want to receive Jesus Christ as the Savior and the akazura King, ubugingo bwawe, and He resurrect your life, twari tugutegereje akanya gato we are rwose. waiting for you. watambuka nawe You tukagufasha. can also come. Imana iguhe umugisha. God bless you. ngwino rwose, Please come. ngwino. turabizi iyo bigeze mu mwanya nk'uyu We know that when it's this time, abantu baba barwana intambara zo mu mutima. most of people start now fighting with their satani hearts. kamubwira turahaguruka ute muri aba bantu. And the devil tells them, how will you stand satani with these kamubwira people? tuzabikora ubutaha. He tells him, you'll do it next time. ariko twagira ngo niba uhari nawe tuguhe But ikaze we want to rwose. tell you that if you are here, you're welcome. tuguhe ikaze wakire yesu You're welcome. Come and receive Christ. akubera umwami n'umukiza. And He becomes the King and the Savior of your life. Imana iguhe umugisha. God bless you. reka dusenge. muvuge ngo mwami, muzamure ikiganza cy'iburyo, muvuge ngo mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza mu mitima yacu, twemeye kukwakira ngo tubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. tubabarire ibyaha twakoze byose, amaraso yawe adutunganye, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje muri kano kanya, tugushima imbabazi zawe n'urukundo, tugushimiye ko waje mu isi kugira ngo ucungure abantu bose, amoko yose n'indimi zitari zimwe. mu wacunguje amaraso yawe, turagushima ko ucunguye n'aba bene data bamaze kwatuza akanwa kabo, bamaze kukwemera no kukwakira nk'umukiza. ubababarire ibyaha bakoze, kandi amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo. ngwino mu mitima yabo no mu bugingo bwabo, ubayobore, ubategeke, babashe kugendana nawe. urakoze Mana, tugushimiye, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu, amen. ukurikire uwo mu protokole abafashe. haleluya. Amen. reka mbasabe mwese muhaguruke. Let me request you to all stand on your feet. ndagira ngo utekereze So I want you to reflect. uku kuzuka k'umwami wacu yesu kirisito. Reflect about the resurrection of our King Jesus Christ. utekereze ukuntu wavuye mu magana n'amagana y'abanyabyaha. Reflect the way you left the number of sinners. utekereze izo mbaraga zazuye yesu, Reflect on the power that resurrected arizo Christ. natwe yadusigiye. And then the power that He also left for us. utekereze kuntu ajya yakuzuye akagukiza urupfu. Reflect about the way He also resurrected you. muri za mpfu zose twavuze, Among the death we talked about, wizere ko n'urundi rupfu narwo azarukuraho, I believe that He will also keep removing those. kuko tuzaba mu ijuru iteka ryose. Because we will live in heaven for eternity. kuba mwizera, For those who believe in Him. icyo usabwa So the only thing you have to ni do uguharanira gukiranuka, is to keep doing what is right. ni ukuva mu byaha,
leave sins behind you, kuko icyaha nicyo cyazanye urupfu. because sin brought death to life. Adamu na Eva bamaze kujya ku mbuto When Adam and Eve ate on the Imana burnt fruit yari yarababujije, that the God has prevented them from eating, nibo bazanye urupfu. they're the one who brought death. Ariko Yesu Kristo But Jesus Christ, amaze kumanyagura umubiri we, when he was after splitting the bread, aho niho yavuze ngo, that's when he said, niho yatanze isezerano that's when he gave a covenant ryo kuzongera kubaho. of life. Niwe wenyine gupfa no kuzuka. He's the only one. Niwe waje akingura abari barafungiraniwe mu rupfu. He's the one who came and opened those who were Niwe dwelling uzatujyana in, mu ijuru. and he's the one who will take us to heaven. Reka dusenge We are going to pray, avukire mu buzima bwacu. and then he Azagira resurrects in ibyo our lives. akuraho, He will remove what needs to be removed, azagira ibyo atwikira, and then he will hide those that need to be azaduha hidden. ubuzima bwiza, He will give us good life. aduhe kumukurikira by'ukuri. He will give us life. Reka dusenge twese. Let us all pray together. Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kugira neza, gushimiye igihuntu bwawe n'imbabazi zawe, gushimiye yuko waturemeye n'iyi Pasika kugira ngo tuyizere, kugira ngo Mwami duhabwe imbaraga, kugira ngo tubisubiremo twibuke urupfu rwawe no kuzuka kwawe, kuko ari zo mbaraga zacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data mwiza, turakwinginze, reka ubwoko bwawe tujyane inkuru nziza, inkuru ya Mariya Magadalena bajyanye babwira intumwa, inkuru bariya bagabo babiri bajyanye kuko wabiyeretse. Ndakwinginze waje mu nzu yawe, umwiyereke Mwami, umwiyereke, umugirire neza, abone kugira neza kwawe, abone ubuntu bwawe, abone uko agenda avuga inkuru nziza, abone uko agenda atangaza inkuru nziza. Uyu munsi turatangaza inkuru yawe, inkuru yo kuzuka watuzukiyemo, wadukijije. Mana ushobora byose, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. reka dukomere Imana amashyi menshi, Mighty hand claps to the Lord. twongere tuyikomere amashyi. Mighty hand claps to the Lord.